Uyu munsi nakoze urugendo rurerure rutari urw'amaguru gusa ahubwo n'urw'umutima. Nagiye ngiye kureba umuntu bandangiye ufite ikibazo gikomeye cyane. Nagezeyo nsanga ni umwana w'umukobwa wavutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda. Umuntu wagombaga kuba afite ejo hazaza heza, inzozi n'ibyishimo by'ubuzima busanzwe. Ariko ubuzima bwamuhinduriye amateka akiri muto cyane arushaho kuba mabi. Afite umwaka umwe gusa yahuye n'ibyago bikomeye. Byahinduye ubuzima bwe burundu kugeza na n'izi saha. Ibyago byamusigiye ubumuga bukomeye cyane, ubumuga butamworoheye kandi butigeze bumureka ngo ahumekeho na gake. Uko imyaka yagiye yiyongera ni nako intimba n'imibabaro bigenda bimwiyongeraho kugabanuka. Uyu munsi afite imyaka 36, ariko ari mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza. Si uko atagize ubushake bwo kwiga nk'abandi, si uko atigeze kugerageza, ahubwo ni uko ubumuga bwe bwabaye nk'inkuta zimukingirije amahirwe y'ejo hazaza. Uburwayi bwatumye acika ururimi ntiyongera kuvuga. Kugenda nabyo si ibintu bimworoheye. Kugira ngo ave ahari ni ukugenda yikurura hasi cyangwa akagenda yizengurutsa buhoro buhoro kugira ngo abashe kuva ahari. Buri uko agerageza kugenda ni urugamba rutoroshye. Ariko nubwo bimeze bityo aracyariho, aracyihangana, aracyarwana n'ubuzima umunsi ku wundi kugira ngo arebe ko iminsi yakicuma. Uyu mwana w'umukobwa ubu abana na se gusa. Ubu ntafite ubushobozi buhagije ariko afite umutima udacika intege. Ariko n'umutima ukomeye ushobora kunanirwa iyo ubuzima bukomeje kugorana. Uyu mwana akeneye ubufasha bwihuse. Ubufasha burenze amagambo, ubufasha bwahindura ubuzima bwe n'ubw'umubyeyi we, cyane ko yagurishije byose atunze kugira ngo agerageze amuvuze, ariko bikaba byarakomeje kugorana kuko ubufasha bwashize umwana atarakira neza. Ese umwana umaze imyaka 36 aracyari mu mashuri abanza si ikimenyetso cy'uko hari sosiyete yacu yananiwe kumwitaho? Ese wowe uri kumva iyi nkuru wakomeza kuyirengagiza cyangwa hari icyo umutima wawe wamukorera? Komeza wumve iyi nkuru yose kuko nyuma y'aya magambo hari ukuri kubabaje kurushaho n'icyizere gishobora kuvuka, cyangwa se n'andi magambo y'icyizere ushobora kumva kuri uyu mwana. Reka twumve mu magambo ye, yaba umubyeyi n'umwana, uko babyivugira, uko byatangiye, uko baje kwisanga uyu mwana afite ubumuga kandi atari ko yavutse. Muzere, reka twongere tukwakira amakuru yawe. Amakuru ni meza. Watangiye twibwira. Yewe nitwa Rutayisire Emmanuel. Rutayisire Emmanuel. Namugerageza yegereza mikoro kugira ngo abantu bazakumve neza. Yego. Hanyuma hano utabona ufite umwana w'umukobwa, n'umwana ubana n'ubumuga, ariko yenda umuntu amurebye abona ko ari na mukuru. Ese uyu mwana byagenze bite kugira ngo yisange ameze gutya, cyangwa se byatangiye na ryari? Nk'uko bivuze ni mukuru koko. Uyu mwana yavutse muri 89. Avuka ari muzima. Rwose aza ari umwana nk'abandi. Agejeje ku mwaka n'igice nibwo yatangiye kugira ubu burwayi. Uburwayi ukuntu bwatangiye, akaguru kariteye, karazamuka ntikaba kakireshya n'akandi. Noneho n'amaboko araza yifungira mu mugongo gutya, ku buryo ntabwo yabashaga kuryama, bagomba kumwubika inda. No kumuheka byakundaga kunanirana. Ubwo rero ntamikana no kuvuza. Aho bandangiye umuvuzi hose njyayo, yewe bigeze no kumbwira kujya imutendere ahantu bita ngo ibare, kwa Musenyeri Kayinamura. Twaramujyanye, bamuha imiti biranga. Ubwo ni nahangaha abavuzi iyo umuntu agize ikibazo nk'icyo ngicyo abona abantu bagenda bamurangira abavuzi. Aho bandangiye Igisaka narakizengurutse. Kugeza rero ubwo naje kubona naniwe, ubufasha nari mfite bunshizeho, ubwo ndavuga nti ubwo ni ukwicara nyine nta kundi. Ariko rero kubw'amahirwe nari mfite ababyeyi batuye hariya muri Yeri, ubwo nabo baza gushyiraho akabo.
ubwo nibwo bavuze bati rero ati uwo mwana muzane tube tumukwakiriye kubera ko ubwo twari twise tubyara uwundi umwungirije tubona tutabishobora twenyine, ubwo baratubwira bati mumuzane natwe dushyireho akacu. Nuko umwana nabo baratamika baravuza, tuza kubona umuvuzi noneho ya maboko yari ari mu mugongo avamo, ariko nubwo yavuyemo dore niyo aya ngaya nta kintu afata, ni febure nyine, dore ni uku nguku ubona ameze, nta kintu yabasha guterura, dore n'akaguru urabibona ntikanameze nk'akandi. Ubwo rero byaje gukomeza haza kiriya centre nutritionnelle, ubwo ngubwo baza kuyiturangira Nyamugari. Ubwo hari umuzungu wahakoraga, ubwo ngubwo w'umubikira, bamwita ngo ni mama Yudita. Ubwo tujyanayo umwana akajya nyine afata biriya biryo byabo, kumwe bigisha abantu guteka indyo yuzuye bagaburira umwana. Ubwo tubayo kugeza ubwo yaje kubireba aravuga ati rero ati uyu mwana tereka nkoresha ibishoboka byose ndebe ko najya kumugoroza. Ubwo ngubwo ararika nyina ati ejo uzabe uhari, amurangira hari kuri kiriya kigo cy'amashuri, nzahagusange hanyuma mbajyane i Gahini. Ubwo bariteguye rero baragenda bajya i Gahini. Gahini bamaze y'amezi 4, umwana bamugorora ndetse ku buryo yanatashye bamuha akagare ariko katari bene aka k'igiti, gafite udupine 2 inyuma n'akandi imbere, noneho akajya agenda n'amaguru agasunika. Nuko bikomeza gutyo, hanyuma rero haciyeho iminsi twabonaga hari akantu kagiye kuzamo, intambara birateye turahunga. Duhunze ka kagare ntago bakajyanye. Ubwo ngubwo rero kubera ko bambukaga Akagera ntago babonye uko baragataye nyine, intambara yaje umuntu akiza amagara. Ubwo aba mu nkambi akambakamba. Ubwo ku bw'amahirwe hari abantu bajyaga bagaruka mu gihugu kugira gutwaramo nk'ibyo kurya, haza kugira ukagwaho waho wari umuzi arakamuzanira mu nkambi, arongera n'ubundi akajya akagendaho. Noneho rero habayeho gutahuka, ubwo abantu baraje aho bari batuye hariya muri Yeri, ntago bakomeje kuhaba, babajyanye Ndego. Ubwo ngubwo atangira kubayo gutyo, noneho ka kagare bwo kaje gusaza. Gashaje rero ubwo ngubwo nibwo bamuhaye udukoni, akajya tugendaho atwishingikiriza akamwaha kandi aha ngaha atambuka n'ibirenge. Ariko byageze aho ibintu ngo bimufata nka kare, umwana ahita agwa, ubundi yagendaga ahita agwa, ntago yongeye kubyuka, ntago yongeye kugira ngo yongere bahaguruke yongere agende kuri twa dukoni. Yabaye ngombwa ko atangira kujya agenda akambakamba. Ubwo rero nibwo batangiye kugerageza uburyo bamusabira ubufasha. Ubwo rero baje abayobozi baje kumwakira igare bari kuri Kabarondo. Ubwo ngubwo ku buryo ndetse yanasajishije 3 yayasizeyo aho ngaho aho bari batuye. Ubwo rero bababyeyi babanaga baje gupfa.
ubwo biba ngombwa rero ko njya kumuzana. Ubwo rero amuzana afite akagare nyine ariko agendaho, ubwo ageze aho ngaho karasaza, gashaje, ubwo nibwo twirukanse, ubwo baje no kumushyira mu ishuri. Hari umwarimu wari ushinzwe ibyo abamugaye hariya kuri kiriya kigo cyo muri Peyizanaga, nuko aza hano aravuga ati rero twumvise yuko ufite hano umwana ubana n'ubumuga, none ari hehe? Nuko umwana turamumwereka, nuko nibwo avuze ati rero ati umwana ni ngombwa ko asubira mu ishuri, ajya mu ishuri kuko ntiyari yarigeze arijyamo. Ntabwo yigeze ajya mu ishuri na rimwe. Nuko ubwo ngubwo umwana nguyu, nuko nibwo navuze ariko se ubu ngubu ko ubona ari mukuru, ibyo kwiga azabishobora? Ati wowe urashaka icyo atazabuzwa n'iki se kubishobora? None se ubu ngubu ko mfite n'abandi biga najya mbabonera minervari bose? Bati reka data uyu nguyu umwihorere, wowe icyo tugusaba ujye umugurira inifomu, ibindi tuzajya tubimuha. Nguko ni nako ariho kugeza no kuri uyu munsi, gusa uretse gusa ko hari ubwo nk'amakaye amushirana ngo yajya nko mu biro kwa diregiteri akavuga ati amakaye ntaraza, ubwo nyine nagira ubushobozi nkamuha akagura nk'ikaye wenda mu gihe arindiriye ko ikigo kizagira icyo kimumarira. Nuko ubwo rero nuko ariho ubu rero muri iyi minsi urabona arafite ikibazo. Iri gare rije vuba, nta n'umwaka riramara, niyo mpamvu urireba ukabona ni rishya, ariko dore amapine dore uko yabaye, amapine yayo ni pirate, nibyo byahise bisaza, byaratobaguritse, ubu nta kijya no kwiga. None se urumva mbere yenda intambara itaraba mwaragerageje kumuvuza, se nyuma mugarutse ntabwo mwigeze mugerageza kongera kwirukanka ngo murebe wenda ko bamuvura? Hari ibigo bishinzwe kuvura abamugaye, si ibyo byose ntabwo mwigeze mubizengurukamo? Dore nibyo nkubwira, ubwo ngubwo tumaze guhunguka tugarutse, n'ubundi habayeho gahunda yo kongera kumusubiza i Gahini, kuko twararebaga, urabona byari byaragezeho twa dukoni yabashaga kugendesha byanze. Ubu ngubwo nibwo bavuze bati reka twongere tumusubize i Gahini. I Gahini rero amafaranga baduciye twarayabuze, nuko ubwo ngubwo iby'i Gahini turabyihorera, tujya mu Kinyarwanda. Ubu ngubwo rero abantu bakajya aho baturangiye umuvuzi tukajyayo, ubwo ngubwo agakoresha ubushobozi bwe, ariko uwo ari we wese, uwo twagezeho wese ntawigeze amuvura. Uburwayi bwaranze, uko akura niko uburwayi bugenda burushaho kwiyongera, umubiri ugenda ubikare. Dore nk'ubu ngubu umugongo we ntureshya kubera kugenda akambakamba, hano harabyimbye, hano hajya hasi. Niko ariho na bugingo n'ubu, nta kintu ubu ngubu ashobora kuba yamara habe na gitoya, no kumuhereza ikintu usanga ameze gutya atitimira, yanagifata ku buryo utanashyiramo akantu karemereye byahita byikubita hasi. N'iyo agiye kunywa igikoma kimuterekera hano, akaza kuba ari we urwana n'igikombe agifata, nuko urwana nacyo. Nguko rero uko ariho na n'aka kanya, mu bushobozi nari mfite twaravuje,
ubundi kugeza ubwo binkamana turarekera. none se urumva niba uyu mwana ubumuga yarabugize ari mukuru bivuze ngo yavutse ari muzima, hanyuma se wenda ujya kwa muganga ntabwo bigeze bakubwira ati rero uyu mwana iki kibazo afite cyatewe n'iki n'iki n'ibi 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 n'ibi, ntabwo bigeze bakubwira bavuga ngo yenda intandaro yabaye y'ubwo burwayi ni iyi ngiyi? Ubundi nk'uko nabikubwiye bigitangira, uburyo akaguru kiteye ntikareshye n'akandi n'amaboko akajya mu mugongo, urabona iyo umuntu afite uburwayi kuko ujya gukira indwara arayirata, ugenda ubwira abantu mwandangira umuti ko mfite umurwayi umeze gutya na gutya. Abo nabazaga bose baravuga ati ubu nta burwayi bwigezeho, kereka kumujyana mu Kinyarwanda. Ubwo rero nyine amajwi aba menshi, nyine aranganza njya mu Kinyarwanda. None se nyine kwa muganga, urabizi kwa muganga hari ukuntu bigenda bagacisha nk'umwana mu cyuma cyangwa se bakamusuzuma bakareba, bakavuga ati wenda umwana arwaye ibasa niyo yatumye bigenda gutya, uyu mwana yarwaye ibi. Kwa muganga bo nta ndwara n'imwe bigeze bakugusona avuga ati wenda yarwaye n'icyabiteye n'iki ngiki? Urabona kuva iwacu bamujyanye, nibo bagerageje kugira ngo bamujyane aho ngaho i Kabarondo, ari naho yaje gufatira iryo gare kwa muganga waho. Ubwo rero naje kubabaza ndetse kwa muganga ari icyo babamariye. Ubwo baraje bambwira bati rero uyu muntu ubu burwayi kereka kujya kumujyana ahantu bakamugorora. Ari nabwo twaje gufata gahunda yo kugira ngo tujye i Gahini. Ubwo ngubwo kwa muganga barahakanye yuko ubwo burwayi batabushobora. Ntabwo bakubwiye? Kuko urabona uko umwana agenda akura ni kuburwa, aho kugira ngo wenda uburwayi bugire icyo bugabanukaho, ahubwo bugenda burushaho kwiyongera. Ubwo rero mu by'ukuri ntabwo nakubeshya ngo arwaye iki, uretse gusa ko mu Banyarwanda, ariko burya ibyo mu Banyarwanda byo ntidukunda kubyizera. Ubwo nibo bagendaga bavuga ati umwana wanyu ni ibirozi bamuroze. Iyo wagiye mu Kinyarwanda rero nyine nta kindi, niyo ntero niyo nyikirizo, biba ari uburozi. Noneho byakubitiraho rero nuko nyine twagiye kwa muganga naho bikanga, ubwo tugaha agaciro batubwira ko nyine ari uburozi nyine. Mbese kwa muganga byaranze, none mu Kinyarwanda, kandi mu Kinyarwanda wa muganga ibyo bavura cyane ni amarozi, ariko uretse ko nabo byarabananiye. Umwana rero ameze gutya, ahubwo ikibazo yaje kugira wa mubikira we yari yiyemeje kugira ngo azamujyane iwabo. Uko murebye ukuntu i Gahini bamuvura, aravuga ati uyu mwana wanyu nzamujyana iwacu. Yari Umubirigi. Ubwo aravuga ati ubu rero ati ngiye gutangira mushakira ibyangombwa, hanyuma ninjya iwacu nzahita mujyana. Ubwo nzi ko nimujyanayo bazamugorora agakira nkamugarura. Ati murabyemera? Imana icyo twifuzaga nuko umwana wacu yakira. Nuko umuntu ni waje kungira inama, aravuga ati rero ati ntazamujyane n'abayobozi batabizi, tuwazamenye se umubaza ndi. Nuko ubwo rero nibwo naje kubibwira uwo mubikira, ubwo rero uzabanza ubimenyeshe ubuyobozi, hanyuma yuko ujyanye umwana. Turi ko nta wundi muzaba mwajyanye, ari wowe uzamwijyanira gusa. Nuko ubwo rero yaravuze ati ibyo nta kibazo, n'ubundi nizi ko nzamujyana nkamuvuza yakira nkahita mugarura. Nuko ubwo rero n'ubundi yaragiye
abibwira abayobozi, ubundi abibwira na padiri. Abo ntibahagije nta kibazo. Nuko ubwo rero nibwo mu gihe yari agiye kumujyana intambara yahise itera. Nibwo yahise itera. Iteye rero nibwo icyo gihe bahise ko bahambiriza Ababiligi. Sinibuka amasaha bari babahaye ngo kuba barangije kuva ku butaka bw'u Rwanda. Ubwo rero uwo muzungu nuko yagiye ndi Nyamugari, yewe anansezeraho arambwira ati gahunda ntago ikibaye, ndatashye. Ubwo ngubwo rero agenda gutyo. Ubwo kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ntago nari mfitanye nawe gahunda ku buryo wenda nazamuhamagara iwabo, naho twatandukaniye. None se yavuga ngo babahaye amasaha yo gutaha, ibyangombwa se umwana atarabibona? Yari atarabibona, yari ariho ngo abishaka. Yari atarabishyikira, ahari yaza kubishyikira, uretse wenda ko batari kumukundira ko bamujyana kubera ko ubwo atari atashye neza, ariko ibyangombwa yari atarabishyikira. None se ubu yatangiye kwiga ryari? Mwamutangije ubu ngubu ageze mu mwaka wa 5. Ageze mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Ntabwo yagiye asibira? Yatangiye mu wa mbere, ubwo ageze mu wa 5. Nta hantu yigeze asibira? Nta mwaka yigeze asibiramo? Oya. None se ko mwatinze kumutangiza? Ntago urabona uko yari ameze, ese wari kujya kumujyana ku ishuri? Nuvuga ngo keretse none se yararibwaga ku buryo wenda kujya ku ishuri bigorana, cyangwa wenda ari koroherwa mbere wenda yarameze nabi ku buryo mwarebaga kumujyana? Urabona mbere nk'igihe yagomba kujya kwiga, yari atarafata iby'akagare, kandi urabona ntiyagendaga. Aha akagare kabonekeye rero, ubwo haziramo n'ubujiji, kubera ko ari n'ababyeyi bamureraga abasaza, baravuga ati umwana umaze gukura bingana gutya se ubu wakwirwa umujyana mu ishuri? Ubwo ngubwo n'ubwo buryo atigeze ajya mu ishuri. Yagiye mu ishuri ari uko uwo mwarimu yamaze kumenya yuko uwo mwana ufite ubumuga nawe akeneye kuba yajya kwiga, ngo amujyana gutyo. Kuba tutaramujyanyeyo mbere nuko atari muzima, atari afite ubushobozi bwo gutambuka ngo agende, kandi nta gare yari bwagire ngo ararigendaho, kwari kugenda akambakamba nk'uku nguku. Gusa wamukoreza umwana ngo ajye agenda akambakamba, dore ko n'amashuri atari nk'ubu ngubu yabaga ari na kure. Niyo mpamvu utigeze ajya mu ishuri. None se wenda amaze kubona akagare, agiye ku ishuri, kandi mu maboko nta mbaraga ziba zirimo, ese ku ishuri agera yate, akava yate? Urakoze. Ni ukuvuga ngo ku ishuri uburyo agerayo, hano urabona haramanuka. Ahamanuka arijyana, ahubwo ahazamuka iteka bamuha abanyeshuri bo kumuzana. Abo nyine nk'abanyeshuri banyura muri iyi nzira, ubwo ngubwo iyo batashye nibo bamuzana bakamugeza aha ngaha. Nibwo buryo. None se ubu ku ishuri hari ukuntu amashuri wenda yubatswe kera, hari ukuntu atorohereza abafite ubumuga wenda kuba wakinjizamo akagare, ukuntu usanga hariho amayesikariye. Ku ishuri se wenda mwaragiye kumubariza wenda bamushyire mu ishuri rimworohereza kwinjiramo, cyangwa nyine mwarekeyeho gutyo gusa nyine? Ibi byo kuvuga ngo ntitwagiyeho, ubwo uwo nguwo ushinzwe iby'ubumuga niwe wagiye ubikurikirana, ku buryo baje no kumukorera ngo toyi yiwe ajyamo. Mu ishuri rero akagare kajyamo, uko byagenda kose baragasunika kakagenda kakajyamo, kubera ko yiga ariho yicaye. Ntabwo aba ari hanze, aba ari mu ishuri. None se ikibazo wenda nuko nawe ndaza kumubaza, nuko wenda naze kugira, kuko abantu batamumenyereye ntabwo apfa kumva ibyo avuga. Nicyo kibazo. Niyo mpamvu nyine cyane buganira. Ahubwo nibagiwe kukubwira, buriya muri ubwo burwayi yacitse n'ururimi. Yacitse ururimi? Niyo mpamvu avuga kuriya. Oya,
nta rurimi afite buriya buya aka aka k'imbere niho katariho yararuhekenye kavaho neza neza. oya Niyo mpamvu ubona atavuga. ese wenda n'indi ngo ni ubundi bumuga nyine wenda urumva ubwo nahise mvuga ngo ni ubumuga bukomatanyije wenda bw'amaguru amaboko no kuvuga ururimi ni uko yarurumye Ururimi yararuciye. ushobora ko yaragagaraga ahubwo nangwa n'ubu asa nk'ubundi ntabwo yavugaga ngo ugire n'akantu wumvamo. Yiba ari uko nabonye rusa nkaho ruri gutoha ariko wapi nta kintu abasha kuvuga hari inyuguti atashobora gusoma akazivuga ukundi kubera ako karimi. none se ubu ku ishuri rero ku ishuri hari ukuntu umwana iyo bageze nko mu gihe cya bureke, igihe cyo kujya gukina, igihe cyo gutaha, kujya kurya, ariko cyane cyane amasaha yo kujya kurya n'amasaha yo gukina, usanga abana nyine hari ukuntu basohoka birukanka. Ese bafite umuntu umushinzwe wenda nko muri bureke abasha kumusohora akajya gukina n'abandi? Ese iyo bagiye mu gihe cyo kurya afite umuntu umukurikirana cyangwa nyine ubwo nyine abanyeshuri nibo babimenya? Ibyo ngibyo kereka n'ubimwibarizaho ntabwo mugeze mubimubaza. ntabwo ibyo gusa kubera yuko aba yagiye ku ishuri tukumva ngo yariye, tukumva ngo iyo abandi bari gukina nawe akaba afite akagare aho ngaho, ntabwo abavuga ngo aravamo ngo abasanga we aba yibereye mu kagare kiwe. Ubwo rero ibyo bindi ntabwo nigeze mbikurikirana, gusa numva ko mbona ko yagiye nkumva yariye nkumva tayari, ubwo nkaba nzi ko nkumva ari amahoro. noneho rero mikoro se ashobora kwifata cyangwa uramufatira? yifatire. hanyuma rero ngaho utangira wibwira abantu rero, witwa nde? Uburiza muri Karere. Uburiza muri Karere. Uburiza muri Karere. Nta kibazo natayigereza cyane, uburiza cyaza rakorora arayifata. Uburiza muri Karere. Ubu ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 31. 31. 31. Ubwo ni 31 busara? 30 ni 6. 36. 9. Wa 31 n'ikenda gatanu ngira ngo. Niko se Marie Claire amakuru? Uriga biga mu gatanu. Watinze gutangira? None se mbwira, ku ishuri iyo ugeze mu gihe cyo kurya cyangwa iyo ugiye kujya gukina, ubona umwana ugusunika? Ndabona nkajya hanze bakasunika nguma hanze. Ukaguma hanze. None se gutaha ntabwo ujya ubura rimwe na rimwe ukabura umuntu ugusunika ngo agutahane? Ayo mabona. Agiye ubabura? Mabona. Hari n'igihe ubabona. Cyane nk'imvura yaguye, abanyeshuri uwo ari wese yinyakura yitahira, hari ubwo aza nyuma y'abandi. Kuko hari umwana wo muri Yeri nawe ufite ubumuga nk'ubu, ariko hari igihe kijya kigera neza akaraza nko mu kigo akageraho nk'ababyeyi bakarindira kuza kumutora nka saa 12 n'igice banibagiwe, bazi ngo abandi bana baramuzana, umwana akabura umusunika neza akicara mu kigo agategera, n'igihe mwarimu ari we wamutahanye nyuma yo coaching abandi banataye, araza musanga rwose imbere ya biro yicaye yabuze umuntu umusunika. Niko Marie Claire, we byo ntabwo bijya bikubaho neza nk'imvura ikagwa cyangwa hakaba nk'ikindi nka kwa kundi ajya mu mupira, ugaza umupira warangira buri muntu anyura yiruka nkayitahira ukabura umuntu ugusunika? Urababura? Gusa babuze ubigenza ute? Mu mahangaho ugategereza. Ihangane. Nose Marie Claire, wambwiye ngo bavumiragira yakwigishije, sibyo? Ubu se nk'iyo mugiye kurya ntago abandi bana cyangwa wenda nko iyo muri ku ishuri, ntago abandi bana avuga ngo ngewe ngo ntago nasangira na Marie Claire, ntago nakicarana nawe, ntago bajya babikubwira ibyo? Barabivuga? Bose ntago bikubabaza? Bambabaza. Ariko ujye wihangana, sibyo? Ujye wihangana.
hanyuma se Marikere mbwira, wenda ni wowe wiyumva, ni wowe wenda wowe wiyumva kurusha papa wawe sibyo? Ari amaguru n'amaboko byose wumva bidakora? yagiye kuno kuguru kanya Kuko akora iki? kambuza kuryama no koga ngo ziboze biri kuva. Uvuze ngo hari igihe kujya kugera ukuguru kukakurya? Kanya kana ntajyanye. Ukaba udaryamye udasinziriye? None se amaboko ye ariko nta kibazo ntago ajya kurya se? Oya, nta kibazo yo. Nta kibazo yo. Hanyuma se amaguru yose afite ikibazo cyangwa wenda akaguru kamwe niko gafite ikibazo? Ni ukuguru kumwe konyine? Bari bari kumbwira ngo niba ari intugu niba ari mu mugongo ngo ntago hareshya. Ntago hareshya. Ariko mu mugongo ntago hanja. Ikibazo ni uko utareshya. Ikibazo ni uko hatareshya gusa ariko ntago hakurya. Ikiretse ku kaguru niko kakurya konyine. None se ku kibazo cy'ururimi, uvuze ngo iyo ugiye ku ishuri ntihari ibihekane bikunanira? Birakunanira. Ariko nibura ubasha wenda nubwo utabasha kubivuga ariko nyine uba ubizi. Mbizi mu gakeya. Ubizimo gakeya? Ihangane. None ikibazo ni ukandika. Ikibazo? Ni ukwandika. Utararangiza kwandika. Hari igihe babisiba utararangiza kwandika? None se we nawe ubu ntago baguhaye ibintu bigufasha kwandika cyangwa nawe ukoresha aya makaramu asanzwe? Ukoresha amakaramu asanzwe. Ukoresha amakaramu asanzwe? Ihangane. Wenda nuko nta bufasha wabonye wenda buhagije ubundi umuntu ubana n'ikibazo cy'ubumuga ahabwa ibindi bintu bimufasha kwandika. Kuko kara kagare sinzi niba mufite, hari akantu k'akabaho menya batambika imbere kazana n'akagare, sinzi niba barakabahaye cyangwa ntako babahaye. Nese Marikere, iyo ugiye ku ishuri wandikira ku ki? Uba ufite ikayi uyishyira ku kibero, ushyira ku ntebe? Ku kibero ku gitabo. Usiye ku gitabo. Usiye ku gitabo ukanditse ku kibero. Ugashyira ku kibero ukandika? Gusa wabishobora. Ubundi turiya tugari iyo umuntu afite ikibazo cy'intoki, nako si ukuvuga ngo ufite ikibazo cy'intoki, umuntu wese ufite kariya kagare k'ubumuga, ubundi ku ishuri hari utubaho leta izana, buriya kandi tunariyo nuko wenda batajya babyitaho ngo batumuhe. Hari akabaho barambitse imbere ye kameze ku buryo nyine nawe yandika ikayi iri kuri ako kabaho gutya. Ahubwo sinzi impamvu ngo batakamuhaye cyangwa wenda ushobora gusangaho wenda bataratubaha, ariko nzi ko ku kigo twe dukoraho twe turiho bifite ibintu byinshi bifasha n'ababana n'ubumuga. Ariko ntabwo ntekereza ko byaba bidahari kuko nta kuntu baba barazanye amatoyi yo kubafasha n'ibindi bintu byose bagategeka ibiriya by'amayesikariye kubikuraho bagashyiraho ahantu umwana azamukira. Ntabwo ntekereza ko ibyo babyibagirwa. Hari n'aho bageraho bakabafasha kubazana ibintu bituma bandika vuba vuba bakareka kuba hari amakaramu asanzwe. Hanyuma se Marikere, wowe wenda nubwo tugiye gusoza hakiri kare, wowe n'iki wakwisabira nk'abanyarwanda abantu bazakorera iyi video? Kuko no kugenda nabonye utagenda, bisaba kugenda sinzi niba navuga wizengurutsa. Ukaba kwisabira kuva ku cya kigo abandi bari kuva kuri kiriya kigo bakakujyana ku kindi kigo cy'ababana n'ubumuga. Abandi bari ukajya wiga banakuvura. Hanyuma se Marikere, wenda sinzi niba ari muzehe wagiye amahugurwa cyangwa niba ari wowe cyangwa niba no ku ishuri bajya bababwira. Hari igihe bajya bababwira ati wenda mujye murya bino biryo, mujya mugira gutya bimeze gutya kugira ngo bibashe kubafasha wenda ubumuga bugereho bugabanuke. Ibyo bintu ntabwo ugeze ubyumva? Ntabwo ku ishuri bigeze babibabwira? By'amagi. By'amagi? Ntabwo ugeze babikubwira? Ntabwo ugeze bakubwira ati rero ujye urya ibiryo bimeze gutya gutya na gutya kugira ngo ubumuga bworohe? Aho ngo baraza ukandika ugatanga raporo. Bagatanga raporo? Ariko nanjye mvugane na papa wawe ndaje nanone tugaruke twongere tuganire. Niko se muzehe? Akumva.
icyo kibazo ari ikibazo namubajije Mm. ku kijyanye n'imirire. Eh. Ubundi akenshi umwana iyo yavukanye ubumuga ukamujyana kwa muganga, kenshi bakunda kugutegeka ngo ati rero umuntu ufite ubumuga bumeze gutya, gerageza umugaburire ibi, umugaburire ibi, umugaburire ibi. Rero ibyo bintu ntabwo bigeze babikubwira? Ibyo bintu rero nk'uko abivuze, kereka kumwe nakubwiye bamujyanye muri santere, niho nyine bakoreshaga biriya biryo by'intungamubiri nyine kumwe bagaburira abana. Kuva rero aho uwo muzungu agendeye, iyo santere yahise isa nkaho inahagaze. Ubwo ibyo byarahagaze, ubwo ubundi abaho mu giturage nk'uko n'abandi bariho, nta bindi yongeye kuvuga ngo arashakirwa nk'uko yabibonaga aho ngaho, kandi n'ayo mahugurwa yanyu ntayo nigeze numva. Ubwo yabayeho nk'uko ibyo turiye akarya ibyo. Nakwihangana. Hanyuma dusoza n'icyo wakisabira abanyarwanda ukurikije ibibazo ahuye nabyo kuva akivuka kugeza na n'izi saha, n'icyo wakisabira abanyarwanda, abantu bazabona kino kiganiro n'icyo babisabira? Icyo nasaba abanyarwanda, urabona buriya umuntu abaho, ariko akabaho ubwo ahura n'imiruho ndetse n'imibabaro myinshi. Uyu mwana rero nanjye buriya yanteye ibibazo cyane, hari nk'iterambere buriya ntagezeho kubera we, hari byinshi nagiye ngurisha murwanaho ngo ndebe ko yakira, n'ubundi biranga kandi biragenda. Gusa icyo numva nasaba abanyarwanda cyangwa se leta yacu, nk'ubu ngubu dore iwanjye urahabona uko hasa. Buriya twakomeje biriya bimwe by'igenamigambi, cyangwa se kumwe abantu bafata bakahiga ibyo bagomba kuzageraho. Ubu nahigiye kugira ngo iyi nzu nyivugurure, ariko birananira kubera aho nagomba gukura fondasiyo, uyu mwana navuga ngo yarahajyanye. Gusa nyine ubwo ndiho gutyo, ariko mu bukene, mbonye nk'uwanyunganira yabakoze. Nicyo ngicyo. Hanyuma hari ikintu neze Marie Claire yaravuze ngo wenda ageze Imana akabona umuntu umufasha, wenda akajya kwiga aho abandi bari nyine babana n'ubumuga. Mwebwe ntabwo mwigeze wenda mugerageza kubaza leta muga ati se uyu mwana ko afite ubumuga no kwiga biragoye? Ntabwo mwigeze mujya wenda no kubaza ngo murebe ko nibura bamujyana muri ibyo bigo byigamo abantu babana n'ubumuga? Uyu mwana urebye raporo bamutangiye, ari aho ngaho ndega aho yabaga iwacu ni nyinshi. Abantu benshi bavugaga yuko icyababera cyiza ari uko bamujyana i Gatagara. Ubwo ngubwo rero hari umugitifu, gusa igihe cyaje kugera arimuka. Niwe icyo kibazo nari numvise akivuga, ubwo nyine naje kumusanga, ubwo ndamuganiza ndavuga ariko se buriya nk'uriya mwana nta uko mubona uko bimeze, nta buryo rwose nanjye mumfashije mwamunjyanira wenda nk'ahandi hantu mu kigo ku buryo yajya abayo, wenda nanjye ko hari icyo byangabanyiriza akabayo kandi akaniga. Ubwo nibwo avuga ati rero ati ubu ngubu hari aho ngiye kuzahamagara mbaze uko bimeze, nzagusubiza. Ubwo rero nawe byabaye nk'ibya wa mubikira, ubwo
mu gihe yari ataransubiza ubwo byabaye ngombwa ko bamwimura, aragenda haza undi. Undi rero wamusimbuye nawe nta minsi yamaze, ubwo bagenda basimburana gutyo, cyakora uhari nawe nta minsi arahamara, ariko ntago icyo ngicyo ndabasha kuba nagenda ngo nkimubazeho, ntacyo nongeye kuvuga. None se urabona nk'ubu ngubu uyu mwana wenda ntabwo kuko niba kwa muganga batarakubwiye indwara arwaye, niba batarigeze kubwira, naho mu kinyarwanda hose wagiye wa mugani bahora bagusha ngo ni kuburozi, ariko rimwe na rimwe usanga atari nabyo. Hase nibura wenda uba ufite icyizere ko aho bigeze ubu ngubu aramutse abonye ubufasha, wenda hari anashobora kujya wenda akitabwa, wenda akavurwa gake, wenda ukurikije kuko hari ukuntu wenda umuntu iyo arwaye, hari ukuntu wenda rimwe bigeraho bikoroha, ubundi bikongera bikazamba, ubundi bikoroha, ubundi bikongera bikazamba, ukabona ko aramutse wenda yitaweho akabona imiti cyangwa akagira ahandi hantu ajyanwa kuvuzwa, bishobora kugabanuka. Si ubona ibyo bintu wenda ubwo bushobozi cyangwa se ubwo bufasha bubonetse, nibura hari icyo byatanga wenda aramutse agiye kuvuzwa? Mu by'ukuri nk'uko nabikubwiye, ubwo bamuhaga akagare ako ngako k'igiti, yagendaga n'amaguru agashoreye. Nakubwiye ko byaje kugeza aho ubwo bamuha n'udukoni, akagare kamaze gusaza, akajya tugendaho ashingura ibirenge intambwe ku yindi nk'uko tugenda. Nyuma bigeze aho rero aza gushingura, noneho biranga, yikubita hasi, aguye ntabwo yongeye kubyuka ngo yongera agende kuri twa dukoni. Ubwo rero nta bundi bushobozi twongeye gushakisha wenda ngo twongere turebe ko hari uko byagenda, ahari wenda yaza kuba nk'ahantu bagorora, hari icyo byari gutanga, simbizi. Buriya abaganga nibo bakunda kumenya ibintu nk'ubu ngubu. Babanje kuvuga ngo ni imbasa ngo yarwaye, ubu ngubwo bakajya bamuha n'iyo miti y'imbasa, ubu ngubwo ariko nkabona ntacyo bitanga. Gusa abantu nabo bagendaga banyunganiraho, baravuga bati ubu umwana tikireka agiye mu kigo cya Gatagara, kuko Gatagara niyo tubona igira ubushobozi kurenza, wenda niho bagira icyo bamumarira. Kereka hari yenda ubwo bushobozi bubonetse, wenda nabo bakamujyana bagashyiraho akabo, wenda hari ubwo uko mbona bimeze, yenda kubera ubushobozi baba bafite, hari n'ubwo bamugorora wenda bigakunda. None se hari ikindi kintu yavuze, hari ukuntu kuri akuguru kwe kujya kumurya, ku buryo nyine yarara adasinziriye. Ibyo byo nabyo bijya bibaho, ku buryo ashobora kurara adasinziriye burundu neza kubera ubwo uko yabivuze nibyo. Ubu ngubu indwara akunda kujya kwivuza cyane ni ako kaguru. Bigeze igihe kakamurya, narabuze mama, ntubu yaza kuba nko kwa muganga wenda ibi bikaba, niba hari bagaca. Ibyo ubwo niko ntekereza, kuko uburwayi agira cyane ni ubw'aka kaguru, kandi akunda kubona kabaye kuriya. Sinzi ikirimo rero, ajya kwa muganga, ubwo bakamuha utunini, twagira amahirwe bikoroha, ariko n'ubundi bikongera bikagaruka. Inshuti bakundi ba Tuganirize Mission, nk'uko mwabyumvise bavuze byose, numva nanjye ntacyo ndi burenzeho, byose mwabyiyumviye. Hanyuma mwabyumvise urugamba barwanye kuva akivukamo 1989 kugeza n'izi saha, bagurishije byose batunze kugira ngo bamwiteho, ariko n'ubundi biranga ubushobozi burangira umwana atarakira.
hanyuma rero ajya ahura n'ibibazo byo kubura akagare. Nk'ubu izi saha yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, nk'ubu hari iminsi amaze atajya ku ishuri kubera ko akagare bamuhaye karapfuye, nta kandi aneze isaha atarabona. Urumva ko yagiye ahura n'imbogamizi nyinshi bituma ataniga neza. Hanyuma mu cyifuzo uyu mwana w'umukobwa yatanze, yavuze ati ngize Imana nkabona umuntu umfasha, nibura nkabasha kujya kwiga nkajya kuba muri cya kigo cy'i Gatagara, cyangwa se agashaka ahandi hanajyanwa ku buryo abasha kuvurwa ndetse ari no kwiga, byose bikabera icyarimwe bikamufasha. Hanyuma n'uwo musaza mwabyumvise yabivuze, ntabwo ndi bubivugeho cyane, yavuze ko kubera ubushobozi bwose yari afite yagerageje kumuvuza umwana, aragerageza ariko biranga ubushobozi bugeraho buramushirana, ageraho ararekera. Hanyuma kuri wa mutima n'urukundo duhorana, kwa kundi dukunda gufasha abantu batishoboye, abafite uburwayi, abakene, abafite ibibazo bitandukanye, nizere ko kino kibazo namwe muraza kukigira icyanyu, tukamufasha tukareba ko nibura yagira ubuzima bwiza, wenda nubwo atabona iryo shuri cyangwa nubwo atavurwa ngo akire, ariko nibura akabasha kubona ubushobozi bwo kuba wenda yakigura n'ako kagare, cyane ko rimwe na rimwe hari igihe kukabona bigorana, kuko urumva nabyo bisaba amaraporo, ariko ugasanga iyo akagare kapfuye cyangwa se iyo adafite uko agera ku ishuri biramugora bikarangira asibye. Kandi ikindi navuga, hari n'umuntu ushobora kuvuga ati reka mufashe, hari utugare twitwara dukoresha umuriro, ushobora kumufasha ukavuga ati ngereka nkamugurire, cyangwa se ugashaka ubundi bufasha ubwo aribwo bwose wamugenera. Ubufasha bwose uzamugenera Imana izaguha umugisha kandi izasubiza aho uzakura. Dukomeza kubana, nitwa Theogene, iyi ni Iwacu Kindness Mission, mugira amahoro n'imigisha. Bana hari ukuntu umwana iyo bageze nko mu gihe cya break, igihe cyo kujya gukina, igihe cyo gutaha, kujya kurya, ariko cyane cyane amasaha yo kujya kurya n'amasaha yo gukina, usanga abana nyine hari ukuntu basohoka birukanka, ese bafite umuntu umushinzwe wenda nko muri break abasha kumusohora akajya gukina n'abandi? Ese iyo bagiye mu gihe cyo kurya afite umuntu umukurikirana, cyangwa nyine ubwo nyine abanyeshuri nibo babimenye? Ibyo ngibyo kereka n'ubimwibarizaho. Ntabwo mugeze mubimubaza? Ntabwo ibyo gusa kubera yuko aba yagiye ku ishuri tukumva ngo yariye, tukumva ngo iyo abandi bari gukina nawe akaba afite akagare aho ngaho, ntabwo abavuga ngo aravamo ngo abasanga, we aba yibereye mu kagare kiwe. Ubwo rero ibyo bindi ntabwo nigeze mbikurikirana, gusa numva ko mbona ko yagiye kumva yariye, nkumva tayari, ubwo nkaba nzi ko nkumva ari amahoro. Okay, noneho rero mikoro se arashobora kwifata cyangwa uramufatira? Yumva yifatire. Hanyuma rero ngaho utangira wibwira abantu rero, witwa nde? Uburiza muri karere. Uwa? Uburiza muri karere. Uburiza muri karere. Uburiza muri karere. Nta kibazo natayigereza cyane, uburiza cyane arakorora arayifata. Uburiza muri karere. Ubu ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 31. 31. 31. Ubwo ni 31 busara? 36. 36. 9. Wa 31 n'ikenda ngira ngo. Niko se Marikere amakuru? Uriga biga mu 5. Watinze gutangira? None se mbwira, ku ishuri iyo ugeze mu gihe cyo kurya cyangwa iyo ugiye kujya gukina, ubona umwana ugusunika? Ndabona nkajya hanze bakasunika nguma hanze. Ukaguma hanze. None se gutaha ntabwo ujya ubura, rimwe na rimwe ukabura umuntu ugusunika ngo agutahane? Ayo mbabona. Agiye ubabura? Yakabije mbabona. Hari n'igihe ubabona. Cyane nk'imvura yaguye, abanyeshuri uwo ari wese yinyakura yitahira, hari ubwo aza nyuma y'abandi. Kuko hari umwana wo muri Yeri nawe ufite ubumuga nk'ubu, ariko hari igihe kijya kigera neza akarara nko mu kigo, akageraho nk'ababyeyi bakarindira kuza kumutora nka saa 12:30 banibagiwe, bazi ngo abandi bana baramuzana. Umwana akabura umusunika neza, akicara mu kigo agategera, n'igihe mwarimu ari wamutahanye nyuma yo coaching abandi banataye, araza musanga rwose imbere ya biro yicaye yabuze umuntu umusunika.
Niko Marikere, we byo ntabwo bijya bikubaho neza nk'imvura ikagwa cyangwa hakaba nk'ikindi nka kwa kundi hajya umupira. Ugasanga umupira warangira buri muntu anyuraho yiruka yitahira ukabura umuntu ugusunika. Ntibabura. Urababura? Gusa babuze ubigenza ute? Aho ngaho utegereza. Ugategereza. Ihangane. None se Marikere, wambwiye ngo bavumiragira yakwigishije. Sibyo? Ubu se nk'iyo mugiye kurya ntago abandi bana cyangwa wenda nko iyo muri ku ishuri, ntago abandi bana bavuga ngo jyewe ngo ntago nasangira na Marikere, ntago nakicarana nawe, ntago bajya babikubwira ibyo bintu. Barabivuga? Bose ntago bikubabaza? Birambabaza. Ariko ujye wihangana, sibyo? Ujye wihangana. Hanyuma se Marikere, mbwira, wenda ni wowe wiyumva, ni wowe wenda wowe wiyumva kurusha papa wawe, sibyo? Ari amaguru n'amaboko byose wumva bidakora? Yagiye kuno kuguru kanya Kuko akora iki? akambuza kuryama n'abakobwa bose biri kuva. Uvuze ngo hari igihe kujya kugera ukuguru kukakora iki? Kanya katajyanye. Ukara udaryamye udasinziriye. None se amaboko ye ariko nta kibazo ntago ajya kurya se? Nta kibazo yo. Nta kibazo yo. Hanyuma se amaguru yose afite ikibazo cyangwa wenda akaguru kamwe niko gafite ikibazo? Ni ukuguru kumwe konyine? Bari bari kumbwira ngo niba ari intugu niba ari mu mugongo ngo ntago hareshya. Ntago hareshya. Ariko mu mugongo ntago hanja. Ikibazo ni uko utareshya. Ikibazo nuko hatareshya gusa ariko ntago hakurya. Ikiretse ku kaguru niko kakurya konyine. None se ku kibazo cy'ururimi, uvuze ngo iyo ugiye ku ishuri ntihari ibihekane bikunanira? Birakunanira. Ariko nibura ubasha wenda nubwo utabasha kubivuga ariko nyine uba ubizi. Mbizi mu gakeya. Ubizimo gakeya? Ihangane. None ikibazo ni ukandika. Ikibazo? Ni ukwandika. Utararangiza kwandika. Hari igihe babisiba utararangiza kwandika. None se we nawe ntago baguhaye ibintu bigufasha kwandika cyangwa nawe ukoresha aya makaramu asanzwe? Ukoresha amakaramu asanzwe. Ukoresha amakaramu asanzwe? Ihangane. Wenda nuko nta bufasha wabonye wenda buhagije, ubundi umuntu ubana n'ikibazo cy'ubumuga ahabwa ibindi bintu bimufasha kwandika. Kuko kara kagare sinzi niba mufite, hari akantu k'akabaho menya batambika imbere kazana n'akagare, sinzi niba barakabahaye cyangwa ntako babahaye. Nese Marikere, iyo ugiye ku ishuri wandikira ku ki? Uba ufite ikayi uyishyira ku kibero, ushyira ku ntebe? Ku kibero ku gitabo. Maze ku gitabo. Ku gitabo ukanditse ku kibero. Ugashyira ku kibero ukandika? Gusa wabishobora. Ubundi turiya tugari iyo umuntu afite ikibazo cy'intoki, nako si kuvuga ngo ufite ikibazo cy'intoki, umuntu wese ufite akagare k'ubumuga, ubundi ku ishuri hari utubaho leta izana, buriya kandi tunariyo nuko wenda batajya babyitaho ngo batumuhe. Hari akabaho barambika imbere ye kameze ku buryo nyine nawe yandika ikayi iri kuri ako kabaho gutya. Ahubwo sinzi impamvu ngo batakamuhaye cyangwa wenda ushobora gusangaho wenda bataratubaha, ariko nzi ko ku kigo twe dukoraho turiho bifite ibintu byinshi bifasha n'ababana n'ubumuga. Ariko ntabwo ntekereza ko byaba bidahari, kuko nta kuntu baba barazanye amatoyi yo kubafasha n'ibindi bintu byose bagategeka ibiriya by'amayesikariye kubikuraho bagashyiraho ahantu umwana azamukira. Ntabwo ntekereza ko ibyo babyibagirwa. Hari n'aho bageraho bakabafasha kubazana ibintu bituma bandika vuba vuba, bakareka kuba hari amakaramu asanzwe. Hanyuma se Marikere, wowe wenda nubwo tugiye gusoza hakiri kare, wowe n'iki wakisabira nk'abanyarwanda, abantu bazakureba iyi video? Kuko no kugendera mu utagenda bisaba kugenda, sinzi niba navuga wizengurutsa. Ukaba kwisabira kuva ku cya kigo abandi bari. Kuva kuri kiriya kigo bakakujyana ku kindi kigo cy'ababana n'ubumuga. Abandi bari. Ukajya wiga banakuvura. Hanyuma se Marikere, wenda sinzi niba ari muzehe wagiye mahugurwa cyangwa niba ari wowe cyangwa niba no ku ishuri bajya bababwira,
hari igihe bajya bababwira ati wenda mujye murya bino biryo, mujya mugira gutya bimeze gutya, kugira ngo bibashe kubafasha wenda ubumuga bugereho bugabanuke. Ibyo bintu ntabwo ugeze ubyumva, ntabwo ku ishuri bigeze babibabwira By'amagi. iby'amagi? Oya. Ntabwo ugeze babikubwira? Oya wapi. Ntabwo ugeze bakubwira ati rero ujye urya ibiryo bimeze gutya gutya na gutya kugira ngo ubumuga bworohe? Oya. Ntabwo abantu bambwiye. Ahubwo baraza ukandika. Ukandika ugatanga raporo. Bagatanga raporo. Ariko nanjye mvugane na papa wawe, ndaje nanone tugaruke twongere tuganire. Niko se muzehe? akumva Icyo kibazo ari ikibazo namubajije ku kijyanye n'imirire. Ubundi akenshi umwana iyo yavukanye ubumuga ukamujyana kwa muganga, kenshi bakunda kugutegeka bavuga ati rero umuntu ufite ubumuga bumeze gutya, gerageza umugaburire ibi, umugaburire ibi, umugaburire ibi. Rero ibyo bintu ntabwo bigeze babikubwira? ibyo bintu nk'uko abivuze, kereka kumwe nakubwiye bamujyanye muri santere, niho nyine bakoreshaga biriya biryo by'intungamubiri nyine kumwe bagaburira abana. Kuva rero aho uwo muzungu agendeye, iyo santere yahise isa nkaho inahagaze. Ubwo ibyo byarahagaze, ubundi abaho mu giturage nk'uko n'abandi bariho, nta bindi yongeye kuvuga ngo arashakirwa nk'uko yabibonaga aho ngaho, kandi n'ayo mahugurwa ntayo nigeze numva. Ubwo yabayeho nk'uko ibyo turiye akarya ibyo. Nakwihangana. Hanyuma dusoza nicyo wakisabira abanyarwanda ukurikije ibibazo ahuye nabyo kuva akivuka kugeza na n'izi saha, nicyo wakisabira abanyarwanda, abantu bazabona kino kiganiro nicyo babisabira? Icyo nasaba abanyarwanda, urabona buriya umuntu abaho, ariko akabaho ubwo ahura n'imiruho ndetse n'imibabaro myinshi. Uyu mwana rero nanjye buriya yanteye ibibazo cyane, hari nk'iterambere buriya ntagezeho kubera we, hari byinshi nagiye ngurisha murwanaho ngo ndebe ko yakira, n'ubundi biranga kandi biragenda. Gusa icyo numva nasaba abanyarwanda cyangwa se leta yacu, nk'ubu ngubu dore iwanjye urahabona uko hasa. Uriya twakomeje biriya bimwe by'igenamigambi, cyangwa se kumwe abantu bafata bakahiga ibyo bagomba kuzageraho. Ubu nahigiye kugira ngo iyi nzu nyivugurure, ariko birananira kubera aho nagombaga gukura fondasiyo, uyu mwana navuga ngo yarahajyanye. Gusa nyine ubwo ndiho gutyo, ariko mu bukene, mbonye nk'uwanyunganira yabakoze. Nicyo ngicyo nawe. Hanyuma hari ikintu neze Marie Claire yaravuze ngo wenda ageze Imana akabona umuntu umufasha, wenda akajya kwiga aho abandi bari nyine babana n'ubumuga. Mwebwe ntabwo mwigeze wenda mugerageza kubaza leta muga ati se uyu mwana ko afite ubumuga no kwiga biragoye? Ntabwo mwigeze mujya wenda no kubaza ngo murebe ko nibura bamujyana muri ibyo bigo byigamo abantu babana n'ubumuga? Uyu mwana urebye raporo bamutangiye, ari aho ngaho ndega aho yabaga iwacu ni nyinshi. Abantu benshi bavugaga yuko icyababera cyiza ari uko bamujyana i Gatagara. Ubwo ngubwo rero hari umukitifu, gusa igihe cyaje kugera arimuka. Niwe icyo kibazo
nari numvise akivuga, ubwo nyine naje kumusanga, ubwo ndamuganiza ndavuga ariko se buriya nk'uriya mwana nta uko mubona uko bimeze, nta buryo rwose nanjye mumfashije mwamunjyanira wenda nk'ahandi hantu mu kigo ku buryo yajya abayo, wenda nanjye ko hari icyo byangabanyiriza akabayo kandi akaniga. Ubwo nibwo avuga ati rero ati ubu ngubu hari aho ngiye kuzahamagara mbaze uko bimeze, nzagusubiza. Ubwo rero nawe byabaye nk'ibya wa mubikira, ubwo mu gihe yari ataransubiza, ubwo byabaye ngombwa ko bamwimura, aragenda haza undi. Undi rero wamusimbuye nawe nta minsi yamaze, ubwo bagenda basimburana gutyo, cyakora uhari nawe nta minsi arahamara, ariko ntago icyo ngicyo ndabasha kuba nagenda ngo nkimubazeho, ntacyo nongeye kuvuga. None se urabona nk'ubu ngubu uyu mwana wenda ntabwo kuko niba kwa muganga batarakubwiye indwara arwaye, niba batarigeze kubwira, naho mu kinyarwanda hose wagiye wa mugani bahora bagusha ngo ni kuburozi, ariko rimwe na rimwe usanga atari nabyo. Hase nibura wenda uba ufite icyizere ko aho bigeze ubu ngubu aramutse abonye ubufasha, wenda hari ahantu ashobora kujya wenda akitabwaho, wenda akavurwa gake, wenda ukurikije kuko hari ukuntu wenda umuntu iyo arwaye, hari ukuntu wenda rimwe bigeraho bikoroha, ubundi bikongera bikazamba, ubundi bikoroha, ubundi bikongera bikazamba, ukabona ko aramutse wenda yitaweho akabona imiti cyangwa akagira ahandi hantu ajyanwa kuvuzwa, bishobora kugabanuka. Se ubona ibyo bintu wenda ubushobozi cyangwa se ubwo bufasha bubonetse, nibura hari icyo byatanga yenda aramutse agiye kuvuzwa? Mu by'ukuri nk'uko nabikubwiye, ubwo bamuhaga akagare ako ngako k'igiti, yagendaga n'amaguru agashoreye. Nakubwiye ko byaje kugeza aho ubwo bamuha n'udukoni, akagare kamaze gusaza, akajya tugendaho ashingura ibirenge intambwe ku yindi nk'uko tugenda. Nyuma bigeze aho rero aza gushingura, noneho biranga, yikubita hasi, aguye ntago yongeye kubyuka ngo yongera agende kuri twa dukoni. Ubwo rero nta bundi bushobozi twongeye gushakisha wenda ngo twongere turebe ko hari uko byagenda, ahari wenda yaza kuba nk'ahantu bagorora, hari icyo byari gutanga, simbizi. Buriya abaganga nibo bakunda kumenya ibintu nk'ubu ngubu. Babanje kuvuga ngo ni imbasa ngo yarwaye, ubu ngubwo bakajya bamuha n'iyo miti y'imbasa, ubu ngubwo ariko nkabona ntacyo bitanga. Gusa abantu nabo bagendaga banyunganiraho, baravuga ati ubu umwana kereka agiye mu kigo cya Gatagara, kuko Gatagara niyo tubona igira ubushobozi kurenza, wenda niho bagira icyo bamumarira. Kereka hari yenda ubwo bushobozi bubonetse, wenda nabo bakamujyana bagashyiraho akabo, wenda hari ubwo uko mbona bimeze, yenda kubera ubushobozi baba bafite, hari n'ubwo bamugorora wenda bigakunda. None se hari ikindi kintu yavuze, kari ukuntu amaguru, kuri akuguru kwe kujya kumurya, ku buryo nyine yarara adasinziriye. Ibyo byo nabyo bijya bibaho ku buryo ashobora kurara adasinziriye burundu neza kubera ubwo uko yabivuze nibyo. Ubu ngubu indwara akunda kujya kwivuza cyane ni ako kaguru. Bigeze igihe kakamurya, yewe naravuze mama, ubu yaza kuba nko kwa muganga wenda ibi bikaba, niba hari bahagaca. Ubwo niko ntekereza, kuko uburwayi agira cyane ni ubw'aka kaguru.
kandi avuga kubona kabaye kuriya. Sinzi ikirimo rero, ajya kwa muganga ubwo bakamuha utunini, twagira amahirwe bikoroha, ariko n'ubundi bikongera bikagaruka. Inshuti bakundi ba Yacu Kindness Mission, nk'uko mwabyumvise bavuze byose, numva nanjye nta kindi burenzeho, byose mwabyiyumviye. Hanyuma mwabyumvise urugamba barwanye kuva kivukamo 1989 kugeza n'izi saha, bagurishije byose batunze kugira ngo bamwiteho, ariko n'ubundi biranga ubushobozi burangira umwana atarakira. Hanyuma rero ajya ahura n'ibibazo byo kubura akagare. Nk'ubu izi saha yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, nk'ubu hari iminsi amaze atajya ku ishuri kubera ko akagare bamuhaye karapfuye, nta kandi aneze saha atarabona. Urumva ko yagiye ahura n'imbogamizi nyinshi bituma ataniga neza. Hanyuma mu cyifuzo uyu mwana w'umukobwa yatanze, yavuze ati ngize Imana nkabona umuntu umfasha, nibura nkabasha kujya kwiga nkajya kuba muri cya kigo cy'Igatagara, cyangwa se agashaka ahandi hanajyanwa ku buryo abasha kuvurwa ndetse ari no kwiga, byose bikabera icyarimwe byamufasha. Hanyuma n'uwo musaza mwabyumvise yabivuze, ntabwo ndi bubivugeho cyane, yavuze ko kubera ubushobozi bwose yari afite yagerageje kumuvuza umwana, aragerageza, ariko biranga ubushobozi bugeraho buramushirana, ageraho ararekera. Hanyuma kuri wa mutima n'urukundo duhorana, kwa kundi dukunda gufasha abantu batishoboye, abafite uburwayi, abakene, abafite ibibazo bitandukanye, nizere ko kino kibazo namwe muraza kukigira icyanyu, tukamufasha tukareba ko nibura yagira ubuzima bwiza, wenda nubwo atabona iryo shuri cyangwa nubwo atavurwa ngo akire, ariko nibura akabasha kubona ubushobozi bwo kuba wenda yakigura n'ako kagare, cyane ko rimwe na rimwe hari igihe kukabona bigorana, kuko urumva nabyo bisaba amaraporo, ariko ugasanga iyo akagare kapfuye cyangwa se iyo adafite uko agera ku ishuri biramugora bikarangira asibye. Kandi ikindi navuga, hari n'umuntu ushobora kuvuga ati reka mufashe, hari utugare twitwara dukoresha umuriro, ushobora kumufasha ukavuga ati ngereka nkamugurire, cyangwa se ugashaka ubundi bufasha bwo aribwo bwose wamugenera. Ubufasha bwose uzamugenera Imana izaguha umugisha kandi izasubiza aho uzakura. Dukomeza kubana, nitwa Theogene, iyi ni Iwacu Kindness Mission, mugira amahoro n'imigisha.